yarambwiye ngo tugire iki bimwe byacu ndizuyaza ndijijisha nigira uw'ejo ndangije ndamubwira nturagahabwa akato. burya imana y'urugo ihora mu kazi no mu ijoro igahabwa amazi no kuyavoma ari urugamba kandi ubwo ngo ni igihembo. Mbega ibihembo. maze rero tugiye ku mukino witwa amabanga y'abagore kandi amabanga y'abagabo. Nganira na bake barimo Kayitare, niyo mpamvu mwumva arimo arisimbutsa, ntago ndi buvuga ariko n'ubundi ntihari bubure gusuka hanze, wimpore rwose. Nasabaga ibyanzu bigire n'ingoga bize bitubwira amabanga y'abagore ndetse n'amabanga y'abagabo. Bagabo mwe murumvireho, namwe bagore mwe murumvireho. Umwanya no wabo, mubakire mu mashyi nyabona. Muheto. Imirasano. Muheto. Imirasano. Ese uzi amabanga abagore batsimba gituma yafuka ihora itsimba? Ariko ngura n'abakunda, yewe ngura nakundura. Ese bura niba ukundara cyangwa ni cya gikapu bagendana? Asubwo seka iki? Ukuri mvuze guhanye n'ukuri. Reka nivugira abagore, ariko nimumvemo dore nta mugabo wabaye injajwe nakabubaho kuzicupa musigaye muzira umunwa. Natebyaga, reka mbibwira abagore. Abagore burya bakunda ibiryo, bakunda kwirira cyane, kabone nubwo batabikoramo, kuba bazi ko byari bibagenewe, burya birabashimisha. Iyo basanze bicaye batera agatwenge, atuzi ukuntu kanaka agabura. Abagore burya bakunda kurata no gutakwa cyane. Iyo muri mu kibuga mukina ugatera bara amanota, wamukandagira agataka. Ubwo kandi nta nubwo bagoye, aba yakubabareye byarangiye, ati dukomeze wa mukino, ati ya penalty nuhushe. Ako naye nukushe. Simumva si windusha. Ubwo kirirwa muri uwo mukino byamurenga agasuka amarira. Abagore burya barangwa n'isuku cyane, barikikundira gukubura. Ariyo mpamvu bamwe banibikira imukubuzo ngo batangire amafunguro ahasukuye, aho si matinda. Iyo usanga bicaye batera agatwenge, atuwanjye imvugo ye niyo ngiro, akubita buhora akanoza cyane, ninjye washatse abandi mwoye guhina. Ubwo abandi bakamukwena, se mama nyiramana wabinjiji, uvuga sirwa mu masata y'abakobwa n'indangamirwa zo mu migina. Nawe ukaka ngo wibitseho umwaka, ubwo witata ndakubwiye. Gataha yariye karungu, umubana akabonamo urukungu. Muheto, egera no mwibwirire, azayabwirire akayamena bakamena, cyangwa nkaryumva na jihadi imihanda ikanyota, njya numva ngo yarananyereye. Abagore burya bakunda abagabo cyane, si bamwe Jori yavuze ngo bigize intuze za zindi zitahira imyambaro. Ariko urabona igihe natahiye, reka ndekera aho ngaho utaza kuvuga ngo nayo abagore n'ubundi turinjajwe. Aya saya abagore, natwe kandi burya abagabo tugira amabanga, tubumbira mu mabanga, tugacukura ku mutima, kaba ariho tuyataba, cyane ko tutagira n'ubujajwa. Gusa iteka mu maso yanjye mbyuka hari umutsi ku manga, simenye ikiwutera, niba mba narayihinga nako sinihinga nihiganwa ubwo bare Jean kera mwumvise ikibitera. Kingura kingasha ni boy mwami w'amajyepfo ndagutashya, burya abagabo tugira amabanga. Mana ubugimbi buraryana bukugira impyisi ukarya abana, mana iyo nyamaswa ibaryo yinyiza nka karemba narakize nk'amakuza, kuko ni kenshi impomyi ishyuha nkayigura utuvuta, ikonja nkashakaho nyivumbika, yewe ni kenshi nyihahira inyama ku biro kugira itazarya abana nkabihanirwa. Ako esi urazi, uzi ko itarika kurusha ubwenge, uzi ko ikorika kurusha umwete, uzi ko ikunda cyane hari umwenge, irashyuha ikagutwika mama inyamaswa tugendana nita twica nzayikeza. Abagabo mvugira uti Imana ikunda abagabo. Imana ikunda abagabo koko, nk'uko niriwe nanduranya maze natankanyura ku kabari akabyeri nkamanuza, nakinyirukansa nkiyongeza, ari nako inshuti tuganira ibitwenge ari byose umunwa wenda gukora ku matwi ari yanseko yirumenesha. Ubwo nawe n'igikobwa cyiza nkagisinyara, nunama gato nshimire mu bwanwa, nanjye ndiho nirebera inyuma ndoro ko Imana izi kureba. Mashallah mashallah,
Imana ikunda abagabo ndagapfusha rukara, maze nkataha mu rugo ibyishimo ari byinshi, madamu akankuramo agakoti ngimvange nkegeranya nkarenzaho akacyayi, maze tukirura urutara ka kanya keza ubundi impyisi nkayitunyukira. Maribori we. Imana ikunda abagabo. Ako Imana iradukunda Yesu. Imana ikunda abagabo. Ako nubwo Imana idukunda natwe hari aho zitwashyira. Iyo agatara kaje nubona icyo usobanura. Umwana ati ndashaka agakayi, undi ati ndashaka agakweto, undi ati ndashaka amata, madamu ati ndashaka igikwembe, maze ibyo byose bikakwikubita imbere. Aho bafata utuboga madamu wabaza imbere mu gakayi, abana ubohereza ku ishuri nta minerivara, ibyo bya bisobanuro bya buri kanya wa sekreteri. Icyaka kikwisha utakwinjira n'akabari, ari nako nyiri byondo ateza amashaka yakwibutsa ko mutubakanye. Iyo bwaje, ariko iyo byashize ibintu bikongera bikajya ku murongo, turongera tugatora itoto. Ibaze ko ubyibuka arusha umugore wirirwa atetse. Iyo bwashize aho niho honyine umugabo ahirwa rwose. Kandi ngo burya umugabo w'ifaranga nta nkumi y'ikigara atakwegukana, niko njya numva. Abo barakubeshya. Barambeshye. Ubwo ndebye muri phone yawe nabimenya. Imana ikunda abagabo. Kandi cyane abagabo dukunda koga, cyane ko dukunda amazi ari ay'umwimerere agatsinda aturuka ku soko yo ripfutse nka rwa rutare rwo mu butayu Mose yakubiseho nkoni kabiri gatatu amazi agapfupfunuka. Mani iyo nkoni ndayihorane ngenze nk'uwo mukurambere, imamu ya mungwa ry'amashyushyu atera amashyushyu. Abagabo ariko nubwo Imana idukunda natwe iraturenganya. Dore dukunda kureba kandi urupfu rwacu niho ruba. Hari igihe unyura ku giti ukakibonamo agatwumva ukumva waganturuka karya, niyo bahita bagukatira urwo gupfa. Mama rwose akabenye karyoha kurusha denjiga, nawe uzabigerageza uzambwira, nako murangira azakubwira. Ariko Imana ikunda abagabo pe. Ariko usibye ko ibivamo farine byose biryoha, buri kimwe uriyeho uba wumvamo buryohe cyangwa nagereranywa. Iyo ukireba ukacyagaza ukakinjira ukakinyunya, nibwo umenya ko ikirindazi kukinywesha icyayi ari igitangaza. Imana ikunda abagabo ni ukuri. Ariko rero mbibira akabanga, abagabo twanga incyuro mbi. Niyo wamugaburira umutima bwacyo ukarenzaho umwijima, gusa ukarenzaho ubwebwe bwe, ibyo byose abigutama akigenderaho aho yumva atuje. Abagabo mudukomera amashyi. Imana yaturemanye umutuzo, turi nka roho iteka itura hari amahoro. Abagabo ako rero nizere ko navuze byose n'akari murori. Intwari kanigendera, udasanga mvuze uburyo cy'abagabo twikundira utwana. Yego nyine turi ababyeyi beza. Ibanga nicyo nibagiwe, ubwo ninibuka n'ejo bundi nzagaruka, ubundi amabanga umuceri tuwumene. Mvugira uti Imana ikunda abagabo. Ushaka kumenya amabanga y'abagore? Oh yes. Ushaka kuyamenya? Neza ngo ushaka kumumenya. Nguko mwiyegura umutima uko wiyegurira. Ngifungure dutungure duhe none akari kugaburira, akajya arambura ingoma ukima, agashyira imugongo ukita, agakingura hose ukiha. Oh yes. Ngintego ushaka kwihamya akagezi k'ikiriya tukagakamya. Ngo maze igihugu ukajya usinzira ukagikata, ngo ukayora ugakura akabaka. Egako ntibasuri bugura agafanta. Gusa nimbyumva ahandi juru nzakwirabura nugira ngo mu burake mfitemo uburambiye imihanda ikote, dore ko nayo yanyereye na ba nyirayo bakenyeye. Ega abana yari y'abagore nuko nabonye yinjiriwe. Ngaho mbwira ngo ushaka kujya mu ngamba ugahamiriza, ugatera ukikirizwa icyubahiro ukanigiriza. Niba ari kubishaka hari ibyo ugomba kubahiriza. Najya atera inkuru kabone niyo zaba zitameze nk'iza Scoville. Ubyo ushaka zose uko uzumva hatari icyungo wunga haba birguhuye, ahaza gukunda kundure sinkubeshye uzaba umuhatsi rumwe rwo muri Edeni, uzaba urwubatse igikuye cy'ubuyobozi. Hehe n'inka zawe kuburaho uzahura, ngayibaze rero kurajya ntawe kwakura, anyuzamo akanakwakira muri ka kajwi kanihira, ari mu munyomo uri mu mahamba, akubwira n'iz'ubuhanga. Yibaza ukuntu uri umuhanga, ukora ugahaha, nawe akarya agahaga. Icyo gihe sinkubeshye
muzajya musangira sakuza ndetse anagusakuza atitaye kuba muri bukange we yimirije ko muri buhage. Ese bwakifuza ko mutana bwije wakibuka gucana cyasha wahita ukwamo. Ariko uzibuka ko burya ko bakunda no kurindwa bikajyana no kurimba. Buriya niyo mpamvu akererwa usanga ari twinshi akireba, tutabarika kitera n'udutondetse akigera, kandi gahunda mwarayihanye kera. Sinkubeshya uzarakara uruhi gusa ntibizagutesha umutwe, kuko burya si wowe gusa ndetse n'uwa n'akanuko ndetse n'usa na so uzibaruka. Si nk'ukuntu bakunda kwihanika. Niba bashaka kureba Yezu nka Zakayo nabuze umbwira icyo bihamura ndetse n'icyo bibamarira. Ariko sha burya ngo nta niribaziga, ariko bakagira umupaka. Ngira ngo mwese mwabwiye ko makomwa bwene ngo bakayaturutse mu mukondo. Ngira ngo se nangiye batantuma igikombe nari kuzatahura kari hagati y'amano. Ubwo simbarabuye namwe simbibabwiye. Ni nk'ukuntu shabagira isuku buriya mbere yo gukubura, mbere yo gukoropa usanga benshi banza gukubura cyane ko benshi babo banakurungiraga. Bakaba banabitojwe ari abangavu yajya gutashya nyina ati maze utahane n'utweyo. Nuko akagenda akabiyo nawe akagira ibyo aho bazahingukira bagahingukira ku ruzi. Ubwo akarwoga nako kakaba karagatoye se bwa mu gituza mu gitondo hatoshye. Ariko menya ndabagawe karamunumye gake ubona umwami ntanakeke na gake kari mu bakenya ujya ngo se uri cyamurengeye n'iki kindi si mu gatuza hakennye. Dore mbese ngo urajya kureba uko haremye. Ese murakoze. Umugore amabanga Cyo ngo nyamene upfa na Kagira Mariya inkuru. kanze nyavuge we. ndubwire. Ariko nyiriju ubu nibashaka kunteranya ngo ntarerwe inteko banshinze ubusutwa asogo yadoko ivate ndahano Yanyibwirira. nivugira ikibyimbya kimeneke. Ariko yantenguha we uzi. Yarambwiye ngo tugire Iki bimwe byacu ndizuyaza ndijisha nigira uwejo. Ndangije ndamubwira nturagahabwa akato. Ubwo urashaka kunyarurira ubwarukansiga ubusembwa sinkakwambarira ukuri muntu ugenda uri ikinyoma agaciro kanjye sinagata mu minota. Sibwo mubwiye ibya ribu umva yarandebye mbona aratitiye ahekenya amenyo hafi kunduma ararakara hafi kunyica arantuka ngo dore uko gasa ngo nobonde ntacyo cyazamarira hayenya. Sure. Wenda aho yarishutse da kuko n'ubundi umumaro n'umwe. waramwimye se koko? Wahora n'ikijuru ritagira ijoni ko nanjye nishakiraga guteta akaryoshya akambyinirira akanyinginga bimwe by'ubu ngo nanjye nisanga imbyino iyo njyana ifite abakunzi uruhuri buri uko ateye n'ikirize bitansabye guhanika ijwi y'ibicu wahora ko nahombeye nyabusa. Ariko sinamurenganya ahari ntiyabimenye ko akanaweruye akanabikomera hari nawe wemereye umukozi we. Gusa n'ubundi abatawe ubwo bwira ubona imbarwa ibyo byo rwose sinabigarukaho. Ngo wabimenye se sha? Ahora n'iki bihorere n'uburyo biba byatuvunnye. Ariko ubwo uzi kubyuka buri gitondo inkoko zitarabika imisambi itarahiga izuba ritararasanga akunda asanga bisa neza agakweto gateye agashati gasiza ameza ateguye ukanarenza bona peti we nta niyake kugirira. Ubwo uzi umugore ukuntu bamwita wife material kandi sha ugasanga uwo muhanya yigaruriwe n'akana kabita kanyange kakanyogwe cyane nako kabisobanukiwe bityo kakanabigendera kabyuka kirora mu kirori kakoroshya umubiri ibirungo kakirunga imibavu kakitera ubundi kakabararura kakahava ko kwasyewe ngo banabimenye ko ari umupango ishwi. Ubundi nkanabicenga impamvu yaturemanye umutima mugari gutendeka tukabigira iturufu. Gusa n'ubundi nibo kabitera batatweretse ibyo bakunda natwe ntitwakwindura ukundi. Inzara twongereho izindi amabuno duteze abandi uretse nge. Ibisubusa twambara inkweto tuzihanika ingendo tuyihindira ituza tubira ariko ijosi turishinga impamo yose biratuvuna natwe ubwacu biraturushya. Umugore mvugira utumugore. Umugore wenda umubona nk'unezerewe kuko no gukesha isura ni ibintu bye. Niyo yababara mu ruhame ni gake wabona irira rye rigwa. Gusa burya arakomerewe ikindi kandi arakomeretse. Ntiyabaho ko ashaka ngo akore ibyo ashaka nubigize nk'uko ahinduka ingare. Mbabarira utinya umugore. Mvugira ututinya umugore ariko. Tinya umugore wicisha inzara ngo hatatabiga itubi ngakunda abe kaminyone kuko utakimubona nk'ikibaju. Ubwo zo bibaye uko bigenda
ariheba hafi no kwiyahura. Abagore ntimundenganye, ibisinge wabizanye. Umugore gusa nyuma y'ibyo, burya umugore ni mutima w'urugo rwose. Mugabo utanamufite ntiryarema, no kumutware ntibyakunda. Iteka atanga atizigama, iyo yuguruye ntiyugara. iyo anuguhara naguhata cyane rwose ukanijuta. Niko kuri n'umutereka amati umurata nukura mu rugi, muvugire utuba ni umugore. amabanga y'abagore mbabwire nanjye se Kagira inkuru. reka ndabwira mukunda u Rwanda, nizere ko mwe mutabyumva. Umuhoza ndahari ngo mbyumve. kandi ntabwo nkunda ibintu binkoraho, keretse iyo ari njye ubikozeho. umva rero mukunda u Rwanda, nubwo haryoha ururaye, kuri wowe sinacira mu gacuma. nawe ugira uti kagira inkuru, ariko n'umunwa wo kuyibara. Umunwa urawufite, ahubwo izo nkuru ndashaka kuzumva. arakoze, wari uri no kurya. ntuzi ka gakobwa kigize ishyano, kamwe kantwariye umugabo, nagakubisa hababaza, gakwisi wa musore w'igisuma wa hano hepfo se, umwe wo mu Kabanda. namuhongeye amagana, akamenera amajigo, none kari mu bitaro. yego isaha isesekaye, naribu yaduta mu minwe, ariko yiyoberanyije, maze ubwo nshinze arayinoza. ariko ubona igihe kahereye, nta gahenge kagaba, induri wanjye zitaretsa, meze nk'icyondi mu rwo mbamo, imvana ariyo nshinga amatwi yashinze imizi mu mutima w'umukwe nka data nkasibama. nanareba nabi, umusindikazi sinkena, nzanamuhitana. indaya mbi gusa. muri kunyumvira. ariko mukunda u Rwanda wahora ntiki. Umuhoza ndakumva cyane. erega nyashize zarikora ngo ngira mama niyo turufa. ko ndeba se, naho njye niyo ndi kugenda ngo mba meze nk'uri kugaruka, ariko wahora aga birenge ni wowe ubwirwa. ariko ubwo uzi iryo nahuye naryo. Kagira inkuru. ubu umugabo amuza ku rutoto, ngo siniyitaho na gatoya, ngo mutera ipfunwe mu bandi, ngo ari ibikunze yasaba na gatanya, ngo ariko ituza rikamutaha. kuko ubushongore n'ubukaka byari bitatse ikimero cyanjye, ndabihinduye ikivurivundi. ariko mukundurwa arinda yavuga ayo manjwe se, hari ikindi mbamaranira kitari inyungu z'umuryango zituma nibonera n'akanya ngo nanjye niyiteho nse nk'abandi. aho nawe uri gushaka urwitwazo. ariko uzi, nanjye ingamba narazifashe. umva, nanjye ngiye gukora iyo bwabaga, maze niyiteho nse neza, nimara kwikoraho rikaka. nta kabuza umukwe wa data azajya ndeba, hashira akanya ishema ryazimiye ritahe, ajya aragenda ndata mu bandi ko nta kwisabona duhaye. ariko uravuga icyayo nta mavugo y'abagore. erega natwe ikibazo cyacu, tumara kubona twageze mu zacu, tukumva igitego kiratsinzwe, kandi hanze aho iyi mihanda bambise inyambo, ndakosore, bamaso y'inyana baragwiriye. naho ubundi abagabo bacu tutabaye maso, twazababura tubareba. iyo siribu numvise tuba mbaye ngiye gasana yoka nkoze riribu. arambeshyera di, ndabihakana, arambeshyera. n'impamo yose nagarutse, na bimwe mwantumanywa nabizanye, nanjye ubwanjye nizanye. niba munyemera rero mpera pisi wo mwicaranye, ubundi mbibwira amabanga y'abagore. ariko mwampaye amashidisi niba munkunda kwe. aya ni amabanga y'abagore. ese murashaka mbabwira amabanga y'abagore? kandi abagabo musoma urusaku. murashaka mbabwira twa tundi tuganira ku gasambi tuko tugisha inkoko kenshi na kenshi duhinguye? cyangwa murashaka mbabwire tumwe tuvugira muri misa twagiye gusenga? ese mbabwire na tuba tuvugira hahandi hatagerwa na bose mu busaswa twicuye? aha, ibi byo mukubivuga ndabivuga nsimbuka kugira ngo ntishira hanze. urabona ngo murambeshya. ariko reko mwanteze yombi, reka mbabwire mwo dukeya. mvugira nti aya ni amabanga y'abagore.
umugabo mwiza ugeze mu rugo witaha iwawe nk'ibimenyereye usanze ibintu byahindutse hahiye hagurumanye ku buriri bwawe hashashe udutima mu gikoni hahumura kurushaho agasuku karenze akahahora nushaka uzagira amatsiko wibaza ngo niki kikuja mbere uzi kizakwereka madamu wawe azaba yisetsa nk'uko nyine ndi kujya mbyikora azaba aseka amwenyura apana bimwe baseka byo kumeneka uzamenye ko hari icyo agusaba hari igihe aba yakoze amakosa ariyo sisiteme yo kugusaba imbabazi cyangwa bakumbuye impano muha hari n'igihe hari ikintu waramuhishe ariko ashaka akamenya nyine nka Dera yogosha imishatsi Samusoni ntiyamuhendahenze se akamumenesha amabanga nihitiraga aya ni amabanga y'abagore ariko abagore iyo twakoze amakosa turirakaza kugira ngo mutayatubaze ariko abagabo mwakora amakosa tuyabasabira imbabazi kabone niyo tutayagizemo uruhare abagore iyo twasuye ukwezi tugira umushiha washe wenda kunda ari kuvuka pe ibintu byose tukabizira mwaduhakana kariya tukivumbura ubundi iryo ni ibanga ry'abagore nimubibona rero muzamenye ikibitera hari akandi kabanga bitwa kurarikira kenshi nimwe turarikira abagabo beza mukavyuka imihigo mwiruka muzi icyo dukora twirirwa mu myenda yanyu tuyihumuriza abandi nabo tuyambara twabona muje tukayikuramwo twiruka naho ni amabanga y'abagore ko mbashize hanze haranyiki ayo ni amabanga y'abagore burya abagore tunafuha kubi nuyambira umugabo wanje ukamwitotobeka nk'ahari igikotori uri kwisiga mpera uwo munsi nsura ndananeka koro ziwe na SMS ndebe ko nta kibyihetse inyuma n'amabanga y'abagore ubundi nubona umugore agenda mu nzira atavuga ntanasuhuze n'aho abasanze ntuzagire ngo ntiyarezwe icyo si ikibazo cy'ikinyabufura kenshi biba byapfiriye mu nzu nyine umugabo atamubonera umwanya ngo amwiteho nk'uko bikwiye umugore aragenda akivumbura ibintu byose akabizira ako ni akabanga k'abagore abagore aha ese muzi impamvu tugenda kuvoma tugatindayo nyine mama buhanza bambaza nanjye nkamubaza ngese n'iminota ingaho umugabo wakuririmbisha indirimbo z'amashimwe nyine nanjye ubwo nkahita nikubitira ka gatwengo k'abagore aha abagore burya tugira menshi Mariselina akambwira ngiye ari mu mabanga yabubatse ngaririsha kugira ngo umugabo we yumve ko ari uwa danje aho mitanumigo haye ni amabanga y'abagore mugore nagusaba amafaranga kabiri ukayamwima uzamenye ko yigwaza pa kuyamuhaye abagore tuvuga amagambo 2,000 ku munsi ku buryo tubuzayo abo tuyabwiye twanagwara duhera mu nzu dutuka ibikoresho dutunze uhereye ku isahani kugera ku gikombe paka ya magambo 2,000 agakwira ako ni akabanga k'abagore abagore ni beza twita ku miryango no ku bibondo ari naho byavuye ngo turi umutima w'urugo abandi bikabarenga ngo turi nyina w'umuntu ingingo zose zakora ariko zitagira umutima ntizakora mumvuge ngo abagore ni beza njye ndi umugore kandi ndabakunda ariko mwampereye amashyi abagore bashya ayo ni amabanga y'abagore bavuga amabanga y'abagore natwe tuvuga amabanga y'abagabo ndabizi mwese murahari ariko mbere yuko ntangura ubundi umugabo muba mwumva ari iki hagira umuntu umwe ansubiza umugabo muba mwumva ari iki ni umutware gusa se umugabo ni imana y'urugo nyiri byose ni imana y'urugo nyiri ubwenge ni imana y'urugo simbabesha iyo mana y'urugo mbabwira ntica katsi nigoheka iteka izinduka yiruka nk'uwariya amajanja y'imbwa umugore n'abana mu gitanda bivugiriza amahoni nka riti ko mu muhanda imana y'urugo mu misozi ikora cyane by'umutima kugira itanga ubuzima je duhura kenshi aha mu muhanda amaguru asiga imodokari iciye acuze umubiri wose ni ukuri nituturava burya nta kazi irengagiza ari ugukukiriza atanyoreye watazonagabana ari ugucukura twa leta ari ukwikorera imizigo ibyo ni akazi kiwe kandi abikora bikunze ku bw'umuryango umugabo imana y'urugo nyiramahigwe itashe uwo munsi yarose umugore akayakirana ugweza ati ngwino mutware wanje nkunda nshusha amazi nkoze dushe nteke vuba nze twirire nyuma ukora kandi nijoro burya imana y'urugo ihora mu kazi no mu ijoro igahabwa amazi no kuyavoma ari urugamba kandi ubwo ngo ni igihembo mbega ibihembo imana y'urugo nyiri ibyago itashe uwo munsi yabuze mu rugo bacana ubutaka umwana mu cyumba avuze isahani ubundi hirya atera ibinonko umugore nawe agacira inanka nk'aho imana y'urugo yabironse yakubizana ariko abagore muri ngaha mwaretomboreye pe mukomere amashyi abagabo banyu ntibayakwiye se
umva amabanga y'abagabo. Bakobwa mutarubaka izanyu namwe bagabo mwazigezemo, mumva amabanga y'abagabo azotuma muzirambamo. Umugabo nyamugabo si umuntu nkamwe simbabesha, nubwo ubona mwirigwana ninjoro akemera mukararana mu rukundo rw'akagufumbatira, uwo muzomarana imyaka myinshi utarabona amarira ku matama cyangwa yicaye yicurikiriye niyo yaba afise uburibwe burenze ubwa Yesu ku musaraba. Umugabo nta mugabo avugisha ukuri, nubona guhaye inoti ya 5 ngo ugende uhawe uteke, ubwo nyine asigaranye indi ya 5 ari bugende kuguramo agacupa yungurana ibitekerezo n'abandi bagabo. Umugabo turayavuga. Umugabo je nakuze numva rero bayicanga umwe wonze inyoni ngo indagira imwe ni hasi nka abo ubu nabo ye mama ngo biryoha bisangiwe. Ego simbishigikiye ariko nanone birahari. Umugabo akitora akabwira umugore ngo sheri wanje nkunda rero umbabarire naguciye inyuma. Reka iryo ni ibanga giwe kugeza ageze mu nda y'isi. Ego murarisangiye kuko nawe imena igihute. Umugabo tinya umugabo agura umurima, umunsi akarawuteyemo imbuto, buri munsi akawuvomera, mu gatondo akawusura, no ku manywa bikabuko, na ninjoro akawurarira burya nta murinzi akeneye, kugeza amezi 9 arangiye agasarura. Umugabo hari nyuma harumbajije ngo no stress, ngo kuvuga amabanga y'abagabo ubundi wowe uri umugabo. Oya, ntago ndi umugabo. Burya ni nubwo ubwanwa bwafutse umunwa ntibuncire urubanza, kuko ninka irutwa n'impene urabiye ku gasakano. Murakoze cyane, amabanga y'abagabo nayatoye ubusurire. Amashyi menshi cyane niba koko wumvisha ari uwo bamenya inda.